Kare rababaza bro. Kuvuga ngo iyo ukase ubugari ukamira agukatiro uba wumva byorosha. Noneho urumva cyagiye mugiye gusangira muri nk'abana umubyeyi akavuga ati muze murye, hari igihe ukata ukarenza ubwo wagakwiye, ukarenza ubushobozi umuhogo wawe ukwiye kwakira. Umunsi nambara mayo jaune nkabona ndanayitwaye byaranshimishije cyane. Nigiye nandi muri Tour du Rwanda kubwo byasabaga umutima ukomeye, ico gihe nari ngwaje umwana se hashika ubwo amahirwe make nta nubwo nabashije kumubona kuko yitabye Imana. Rero naje kugira iyo case baramaze gukonfirima. Nakinye numva urumva ko ufite umwana uri hashika imfura yawe. yo kubaha ikaze kuri MI Empire mutwemerere dukomezanye ibiganiro byacu nk'ibisanzwe aha mu ntara y'Amajyaruguru. Turi mu karere ka Musanze, ni umwanya muto ariko nanone kandi utari munini ushize umukinyi w'igare Didier Munyaneza asesekaye mu gihugu cy'u Rwanda nyuma yo gukubuka mu bihugu bigiye bitandukanye tugiye kuganiraho. Ariko mbere na mbere Didier, katuguha ikaze. Murakoze cyane. Mu ndege byari bimeze bite? Hari bimeze neza. Gutumifiringa gutubyumva gute umwana wa haruguru kwisashwara wicaye mu ndege bumva umeze gutubuni? Urumva wenda buno maze kubimenyera. Kirenga nk'igihe cya mbere nk'ijambo nibwo byagiye bigorana ukabona wenda hari ibyo utazi, ariko bitewe n'igihe maze kugenda mu ndege urumva byinshi maze kubimenya mba no muri ibintu bisanzwe. Yes, ari nako turi kuri frigate, ni ibirometero bike cyane uturutse mu mujyi w'akarere ka Musanze werekeza ku murenge wa Cyuve Nyarubande. Hafi aho ngaho ubona icyapa kikwerekeza aho kuri frigate, haba hari amacumbi meza, ibyumba byo gukoreramo inama cyangwa se amasare, sauna, massage n'izindi serivisi nyinshi zigiye zitandukanye. Ushobora kwerekeza nawe ukamenya uko bimeze. Hanyuma Didier, ubu ngubu umaze kugira imyaka ingahe? Ubu ngubu ngiye mfite imyaka 24. Uwo mugabo? Maze kuba umugabo ko n'ubundi ndubatse mfite umwana, urumva ko ndimo ndakura. Ariko bitari cyane. Didier, uragiza kugerageza wongere kugira ngo tuganire neza? Ya. Nyuma Mbappe, nyuma yuko n'ubundi gare uritwaye ureka bonda tuyo turetse kujya mu bihugu umaze kuvamo n'uyu munsi, nyuma yo kusesera n'uyu munsi, nyuma yo kusesegara mu Rwanda, tugira ngo tugaruke ku ibyo wari waragiye gukora. Ese ubundi ubona umukino w'igare mu gihugu cy'u Rwanda urerekeza he? Umukino w'igare wenda mu gihugu cy'u Rwanda ku ruhare rwanjye mbere na mbere ni umukino ufite icyerekezo kuko ufite aho wankuye, ufite naho wangejeje. Ndetse ndatekereza no kuri bagenzi banjye ariko bishobora kuba bimeze nuko rimwe na rimwe hari igihe bigenda bihinduka bikaba byiza, ubundi hakazamo inzitizi, kandi mu kazi muri business ahantu hose niko nabivuga haba bagomba kuzamo inzitizi kugira ngo n'abarimo babone ibitagenda neza babihindure, babone ibigenda neza nabwo babishime, banumva ko nizo challenge rimwe na rimwe bigomba kuza. Mbappe, watangiye gutwara igare by'irushanwa cyangwa se by'umwuga kuva nka ryari? Natangiye ubundi gutwara igare by'umwuga nari mfite imyaka 16 bitangira, ndabyibuka hari muri junior. Nyuma yaho nibwo naje kubona ko rishobora kuba ryampindurira ubuzima, noneho mbikunda kurushaho uko nabikundaga. Haraho wari warigeze ubikora nko kwimenyereza cyangwa se kunyonga bisanzwe? Kuko haraho ubona nk'umukinnyi w'umupira yarabanje gutwara z'abakinnyi baro, rimwe rero ugasanga nk'umufundi yabanje kuba umuyede, wewe wapfuye kwitura mu irushanwa ry'igare nk'iri ngiri? Oya, ni ukuvuga ngo gace nturukamo hari abakinnyi bari barimo nagendebera icyitegererezo, Gasore Hategeka, Bahadi Janvier, abakinnyi bafite urwego runaka bari bageze ari professionnel. Ni abantu nabonaga icyitegererezo, kandi n'ubundi nabaga ndi aho hafi muri quartier ntwara abagenzi bisanzwe kuri aya magara asanzwe. Ubwo rero bigenda binkuraje kuvuga ngo nanjye nshobora kwitoza nkaba nagera ku rwego rumwe n'urwabo. Hanyuma niba ari turu ya Senegal ntibuka neza, hari umunsi watwaye mayo jaune, cyo gihe wari ufite imyaka 21, nibuka ko ari no cyo gihe dushobora kuba duherukana. Uyu munsi hari bindi bikorwa bishasha cyangwa mu iterambere ryawe mu kunyonga? Nkuko bivuze ni Tour du Senegal nayitwaye mfite imyaka 21. Ntago byahise bigenda neza nyuma yaho kuko hajemo ibihe bitasanzwe bya Covid, sport irahagarara, ariko ntekereza ko buno
ntabwo ari ibintu twakwishimira kuba twatangiye gusubira mu mikino mpuzamahanga tukabasha kwitabira, ndatekereza ko bishobora kuzongera kuba byiza nk'uko byahoze. uyu munsi Munyaneza Didier cyangwa se Mbappé ku izina rye uhagaze gute mu ruhando mpuzamahanga mu gutwara igare? Muri uyu munsi ndi umukinnyi porofesiyoneri ukina nk'abakinnyi babigize umwuga, mfite ekipe iri pro ya South Africa, ndetse nkaba nari maze n'iminsi nitabira imikino ya road race, ndetse nari nagiye no kwitabira n'indi mikino ya mountain bike, kuko mba ngerageza kureba ko nashifutinga, ntabwo ngomba guhera muri road race gusa, kuko cycling ifite discipline nyinshi, hari road race, hari gravel, hari mountain bike, hari cycle cross, ni nyinshi. Ubwo rero njyewe muri minsi urwego ngezeho nuko aho mbona amahirwe hose muri discipline yose ifite aho ihuriye n'igare ngomba kugerageza chance. Mu kanya twanabikomojeho mu ghosting iki kiganiro ko yari n'amasaha make ugeze mu gihugu cy'u Rwanda uvuye mu marushanwa atandukanye. Irushanwa uyu munsi usa n'ukubutsemo ni irihe se warugiyemo uvuye mu yandi marushanwa? No kuvuga ngo ngo nkumvuye mu isiganwa rya Tour de Langkawi, ni isiganwa ribera muri Malaysia, ni isiganwa rya Tour Pro, isiganwa rikomeye cyane riri ku rwego mpuzamahanga. Iyo bavuze Tour Pro no kuvuga ngo hahitabira amakipe ari World Tour. World Tour wenda mu mbisize muri football abanyarwanda kugira babyumve neza, ni nkuko wafata za Barca, ugafata za Chelsea, ugafata za Real, nayo ni ya makipe akomeye ari ku rwego rukomeye akina Tour de France, niyo abasha kwitabira mu kompetisiyo. Kuba rero naragize amahirwe yo kwitabira kompetisiyo ndi kumwe na ekipe yanjye, nkagira experience nkuramo, nkagira ubumenyi bundi nunguka, ni ikintu cyanshimishije cyane. Umuntu ashobora no kwibaza ati nka Didier, mwana wa haruguru wo mu Byangabo, ashoboye kugera muri urwo ruhando gute? Bigenda gute kugira ngo umunyarwanda cyangwa se umukinnyi w'igare aha mu gihugu agere kuri urwo ruhando? Aba yanyuze hehe? Ikintu cya mbere nuko ugomba kwigira icyizere, ukumva ko byose bishoboka, kandi ugafunguka mu mutwe ugatekereza kure cyane, ukareba ko intego zawe zikwiye gukomeza, zidakwiye kurangirira muri Afurika. Iyo ugize amahirwe ukabona ekipe iri porofesiyoneri ibasha kwitabira iyo mikino, ugomba kwitwara neza kugira ngo bakugire icyizere, kuko niba uba muri ekipe ariko bakaba batakujana mu mikino, ariko uri muri ekipe ugaragaza ubushobozi, icyizere, hari igihe baguha amahirwe yo kuba waje kwitabira iyo mikino. Ndumva rero ntago biba ari ibintu bigoranye cyane, kuko habamo n'Imana iragufasha, ugomba no gusenga, ibintu byose haba hagomba kubamo n'uruhare rw'Imana. Ntago navuga ngo hari imbaraga zirenze mba nakoresheje, ahubwo ni iby'Imana ibara, kuko nta kintu na kimwe wakora ngo uhindure igeno ry'Imana ku buzima bwawe. Icyo Imana yagupangiye nicyo. Uyu munsi abanyarwanda batekereza ko cyangwa se bari kwibaza muri ayo marushanwa uvuyemo witwaye gute nk'umuntu wari uhetse ibendera ry'u Rwanda ku bitugu? Ese wasangiza abanyarwanda urugendo cyangwa se amajyo n'amaza yawe muri Tour de Langkawi cya indi mikino yose? Uyu mukino uvuyemo uyu munsi, umukino mvuyemo uyu munsi muri Tour de Langkawi, navuga ko kuri njye byagenze neza, nubwo bitari 100% nk'uko nabyifuzaga. Nagerageje gukora inshingano zanjye muri ekipe nk'uko umutoza aba yabinsabye, ibyo ngomba gufasha ekipe byose nkabyubahiriza, kandi twanagendaga tuza mu myanya y'imbere, twagiraga abakinnyi muri top 10, tukagira umukinnyi muri top 15. Byabaga ari ikintu gikomeye kuri twe nk'ikipe ivuye muri Afurika, kuko nitwe abanyafurika bari barimo gusa pro touch. Ubwo rero ndumva ko narakinye ngera kuri stage ya 5, nibwo naje kuvamo hasigaye stage 3. Ni ibintu bitari binyoroheye bitewe n'akazi umutoza aba yapanze. Hari igihe baguha akazi ugasaka atangira mbere, noneho nyuma ukaba umubiri wabaye down, ukaba utabasha kuresista n'umunaniro wenda n'ibindi bitandukanye n'impamvu z'umubiri, kuko ariho dukoresha. Ariko ku bwanjye ndizera ko resultat nabonye uburyo nitaye mu isiganwa atari ibintu bibi cyane, ko byanjye ndumva ko byari bihagije, ariko nkwiye gukora ibirenze kurusha. Mu foto twabonaga turi mu Rwanda hari nko kubona nk'ifoto yawe ukabona uri imbere y'andi magare, ariko wareba ku bisubizo rusange cyangwa resultat rusange kuri finali ugasanga ntabwo uri n'uwa mbere cyangwa nta nubwo uri muri batatu wa mbere. Ibyo biba bisobanuye iki ku muntu udasobanukiye umukino w'igare? Ni ukuvuga ngo umukino w'amagare, kugira wenda abantu babyumve neza, ntago mugomba kujamo ngo mwumve ko mugomba kwicara ku magare mu nyonge. Buri muntu aba afite inshingano ze. Ni ukuvuga ngo niba umutoza yambwiye ati wenda ibi birometero ibi n'ibi ugomba gukora ibi n'ibi kugira ngo iproto ibashe ukabuza iproto gutekereza. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu amakipe aba yagiye apanga. Ni ukuvuga ngo rero nimba ikipe runaka ifite imipangu mu birometero wenda nka 30 bya nyuma, imipangu ukayihindura ugatuma isiganwa ryihuta cyane wenda mu birometero bya mbere, hari igihe ya makipe akora cyane bikaza guhereza amahirwe bagenzi bawe barimo
bicaye mu iporoto bari buze kuza gukora nyuma. Ni ukuvuga ngo kuba wambona duhagurutse ukambona mu birometero bya mbere niko kazi nahawe, nk'uko nanjye mpawe akazi ko gukora mu bya nyuma nabyo birashoboka ko naza imbere. Ariko buriya umukinnyi porofesiyoneri ugeze ku rwego umutoza wari wese yishimira ni umukinnyi wubahiriza 100% inshingano umutoza yamuhaye atitaye kuri gahunda yari yo yose. Iyo ukoze ibyo umutoza yakubwiye nibyo bibaha intsinzi, ni nabyo nawe bikugeza ku ntego yawe. biba byoroshye? Ntabwo biba byoroshye kuko urumva kugira umuntu aza kubwira ngo ugomba gukora kino kandi koko ukagikora, hari igihe uba usanga ari ibintu bigukomereye, ariko nta kazi ugomba kubikora, ntabwo ari ibintu byoroshye byanze bikunze. Hari naho bisaba gukoresha 150% kugira ngo byanze bikunze uzuze inshingano zawe, kuko iyo utuzuye inshingano zawe hari ikidakunda muri ekipe kuri gahunda y'umunsi. Hari ukuntu umuntu abitegereza iyo uri muri aya marushanwa akabona neza n'ururimi rugiye kuvamo, cyangwa se akabona umutima usa n'utari guterera mu gitereko. Buriya Didier, wumva umeze gute nk'iyo ugeze aho ugiye kurangiriza irushanwa ryawe uri uwa mbere, ugasanga by'umwihariko hari n'abanyarwanda bagutegereje, mu mutima wawe nk'umunyarwanda urwanira ishaka igihugu, wumva umeze gute? Ikintu cya mbere nk'umunyarwanda twese dukunda intsinzi, abanyarwanda dukunda intsinzi. Rero iyo ugeze kuri Arrive ukabona wambutse umurongo uri uwa mbere, icya mbere na mbere ni ishema kuri wowe ubwawe. Kabiri ni ishema ku banyarwanda. Icya gatatu ari nacyo kiruta ibindi byose, igihugu. Uvuga ngo iyo utsinze competition yose waba urimo hazamurwa idarapo ry'igihugu cyawe, ntago ekipe yawe, kuko nta ekipe igira idarapo. Uvuga ngo nimba ni muri ekipe yanjye Pro Touch nkagenda ngatsinda competition runaka, haririmbwa indirimbo y'igihugu. Urumva rero kuba uri kuri podium abantu bose bagahagarara mu mahanga bakaririmba indirimbo y'igihugu cyawe ku bwawe, urumva ni ikintu gikomeye cyane. Nta muntu utakishima, nta muntu utafiringa ibyo bintu kumva ko ari agaciro kuri we. N'uwo munsi cyangwa umukino utazibagirwa ushobora kuba waragiriyemo ibyishimo byinshi cyangwa se n'akababaro kenshi, ku buryo uyu munsi niyo uryamye utekereza ukavuga uti uyu mukino uracyandimo? Umukino of course wanshimishije wenda niwo naheraho ni umukino wa Tour du Senegal, kuko narakinnye imikino myinshi ugasanga nkururira abagenzi banjye bagatwara amayo jaune, ariko ngiye kugera ku izo ntego nkavuga ati gute ngiye bano bantu bazankorera. Ubwo rero umunsi nambara amayo jaune nkabona ndanayitwaye byaranshimishije cyane. Hanyuma umunsi wambabaje ni igihe nandi muri Tour du Rwanda, kubwo byasabaga umutima ukomeye. Icyo gihe nari ngwaje umwana CHK, ubwo amahirwe make nta nubwo nabashije kumubona kuko yitabye Imana nkiva muri Tour du Rwanda. Nanone ni umukino nakinye numva, urumva kuba ufite umwana uri CHK, imfura yawe iri CHK kandi uri mu kazi ugomba kugakora, ntago byari ibintu binyoroheye kubyakira kumva ko mbi feeling, ariko kubw'akazi gukunda igihugu nagombaga kubikora, nagombaga kuba intore ngakora ibyo bintu kandi nkabikora uko bikwiriye. Kandi ndabitekereza ko nabikoze kuko ndibuka icyo gihe nari ngiye gutwara stage Huye, birangira mbaye wa kane, bansanze muri metero 50, ndetse na kurusi soza ni ngiye mukinnyi wahembwe nk'umukinnyi witwaye neza cyangwa se wahatanye kurusha abandi. Urumva rero kuba ufite iyo case, icyo kibazo kiri inyuma yawe kigufosinga mu buryo bw'imitekerereze utameze neza, kandi cycling iruhande rw'imitekerereze rurakonda. Ariko kubwo gukunda igihugu ukavuga ngo ngomba kubikora, ndabizi tuba dufite serivisi nziza haba ku bitaro, iki n'iki ndashimira n'abaganga kuko bakoze ibishoboka. Nendaga kukubaza, urumva byanaviriyemo umwana wawe kwitaba Imana, cyangwa ngo mbwire uko uhuza imbaraga z'umubiri n'imbaraga z'umutima mu gihe nk'icyo ngicyo iyo uri kurwanira ishaka igihugu, uba wumva mu by'ukuri umeze gute? Urumva bija kuba nari ndi kuri liste already yo gukina, nta iminsi yo gusimburwa yari yarenze, ntago byashoboraga kuvuga ngo bahita bashiramo undi mukinnyi, kuko muri ise hari igihe mwandikisha abakinnyi ariko hari n'igihe kigera bagakurozinga ugakonfirima. Hari igihe wandikisha nk'icumi noneho nyuma yo bakaza kubwira ati konfirima abakinnyi uzakoresha. Rero naje kugira iyo case baramaze gukonfirima, ndavuga ati rero ntago ngomba gusira icyuho muri ekipe ngo bakina abakinnyi batuzuye, kuko icya mbere nizeye ubuvuzi bwacu, kandi n'ubundi ntago naje ku bitaro ngiye ngo ngire wenda ikindi kintu nahindura. Saba madamu kwihangana, ndanabimushimira kuko yari yanganye cyane, ndetse n'umuryango. Ati
muhabe muhagarare mukomere, nanjye ngiye guhangana, ni intsinzi nkwiriye kandi ngomba kubibona, kandi hamwe n'Imana izabidufashamo kandi bizakunda. Urumva ntago cyari ikintu kinyoroheye, ariko kuvuga ngo umwanya wanjye urahari ntago ndi bufate ngo mvuge ngo mvuye mu irushanwa, numvaga atari ikintu cyiza naba nkoze. Numvaga nkwiye kwizera njyewe ubwanjye ko ibyo bintu bishoboka kandi ko nkwiriye kubikora, kandi ni nabyo nshimira Imana kuko yarabinshoboje, impa imbaraga ndakomera, ndabikora, competition ndayisoza kandi neza. Mbappe, hari umukino ntibuka neza uko witwaga icyo gihe, ariko ndibuka ko umukinnyi Munyaneza Didier cyangwa se Mbappe mu gihugu inkuru yakwirakwiye ko ashobora kuba akoze agisida akanava mu irushanwa igitaraganya. Iryo rushanwa nyuma yo kudufasha kuryibuka ngo turyumve neza, se ni izihe ngaruka cyangwa se ni ikihe gikomere byaguteye? Ndabyibuka ashobora kuba ari Tour du Rwanda, ashobora kuba ari Tour du Rwanda kuko ni Tour du Rwanda twavaga i Nyanza tugiye Ibyumba turi buce basa. Ndabyibuka hari kuri stage hari ya gatatu. Mu by'ukuri ntabwo naguye, ntabwo nakoze accident, ahubwo ni kwa kundi competition iba irimo iriruka, umukinnyi agahura n'ikibazo, wenda umukomiseri ntabase guhita managing ibyo bintu bibaye mwako kanya, ahubwo igare ryanjye niryo ryiborotse kubera ko haguye imvura nyinshi izamura imyanda iragenda yinjira mu makabure ahindura, biza gutuma amakabure y'igare ahita yiboroka. Ubwo rero nk'umukomiseri wenda guhita abona umukinnyi isahagarara ari hasi ari gucokoza igare, ahita yumva ko wenda guye akabashaka gutangaza amakuru avuga ati wenda ageze ikibazo, ariko mu by'ukuri ntago yari impanuka, ahubwo ni igare ryari rigize ikibazo, kandi ibyo bibaho mu kazi kacu ka buri munsi. Ibyo bintu byakugizeho izihe ngaruka muri iryo rushanwa? Ni ukuvuga ngo byangizeho ingaruka kuko urumva isiganwa ryarirukaga, byatumye ntaza gusoza uwo munsi, bituma mva no mu irushanwa atari n'ibintu byanshimishije kuko nifuzaga gusoza isiganwa kandi neza, ariko ntabwo byanshimishije. Ndumva ko arizo ngaruka byambayeho kuko urumva narahagaze, bampindurira igare ndakomeza, ariko igihe kimwe bagena, hari igihe kiba kigomba kuba hagati y'umukinnyi n'iporoto y'imbere. Icyo gihe iyo kigiyemo bihita bigaragaza ko ugomba kuba time uvuga ngo ni time limit, hari iminota ibirimo. Ubwo rero iyo minota yaza kumfata, nta kindi kintu nagombaga gukora kuko n'itegeko nagombaga kuryubahiriza. Byatumye uza ku mwanya wa kangahe se bundi? Kuko urumva umukinnyi yahagurutse akenshi abatekereza ko agomba kuba uwa mbere cyangwa se ku kindi kigero runaka gishimishije bitewe n'imyitozo aba yarakoze. Weho icyo gihe waje kuwuhe mwanya? Ubundi icyo gihe bibaye gucita uva mu isiganwa, tuba qualifié, nuvuga ngo bahita baguha disqualifié, ntabwo bahita bakubara nk'utaki, bahita bagukuramo, bituba DNF, ntabwo ejo watanga. Nuvuga ngo kugira abanyarwanda banabyumve, ku igare ntabwo tugera abasimbura, ntabwo bavuga ngo kubw'uyu mukinnyi avuyemo uyu munsi dusigaje iminsi 5 imbere reka dushire mu ndi, ntabwo bishoboka. Igare ni sport individuelle. Ubwo nuvuga nimba bahita muri limite bagukarasa nk'umuntu utakinnye, ejo ntawakongera gukina, cyane cyane kuri course za ICE zino z'ama stages ziba zigenda zikurikirana. Nuvuga ngo ninge cyane kuko numva ni iwacu mu rugo, ngomba kugaragaza, ngomba gukora cyane kugira ngo ngerageze ko idarapo ry'igihugu ryazamuka, ukabona mvuyemo. Ntabwo ari ibintu byagushimisha nawe nk'umukinnyi professionnel ufite intego n'icyo ashaka, ntabwo ari ibintu wakira neza, ariko ubutegetswe kubyakira kuko ntacyo wahindura. Yego, reka rero ibi bitwinjize neza muri aya marushanwa muvuyemo kuri uyu munsi. Ese ubundi byari bipanzwe gute? Mwari abanyarwanda bangahe muri kiriya gihugu? Mwari abanyafurika bangahe? Timu yawe yitwaye gute, cyangwa se umusaruro uyu munsi ufite ni uwuhe? Ni ukuvuga ngo ubundi twari mbere yuko nja muri Malaysia, hari imikino nayo mvuyemo ya mountain bike mu Budage. Navuye mu Budage gukina mountain bike, nahise nkomeza mu Suisse gukina Swiss Epic, nayo ni competition ikomeye ya mountain bike. Mvuyeyo nahise mpura na equipe yanjye muri Turkiya gukina competition yaho bita Tour of Sakarya, ni 2.2. Nahuriyeyo n'umunyarwanda wari uje muri equipe kuko dukinira equipe ya Pro Touch, bamwitaga Nzafashwa, nayo niwe twahuriyeyo turakina, dukina isiganwa neza, turirangiza neza, twaye muri top 20, ndabyibuka top 25. Nahise nza mu Rwanda kuri kalendari nayo mfite guhita nkomeza muri Iran, ariko byabaye byiza cyane kuko nasanze mu bakinnyi tuzajana harimo babandi bakinnyi 4 b'abanyarwanda, harimo Mugisha Moise, harimo Nzafashwa na Jean Claude, harimo Iradukunda Emmanuel,
ndatekereza ari abo ngabo. Yes, bari abo ndetse no mu Burkina Faso murumva yari ikipe twe duhuye nk'abanyarwanda, usibye mu Burkina Faso wari urimo, byari ibintu byiza kuri twe. Iyo nayo yari competition ikomeye kuko ari 2.1 yari ingana na Tour du Rwanda, turayikina tubasha kwitwara neza, twese turasoza kandi ku myanya myiza. Nibwo ngewe rero abandi bahise bagaruka mu Rwanda, ariko kuri gahunda nayo mfite guhita nkomeza muri Malaysia kuja gukina iyo competition ya 2 Pro yarankawi, aribwo nahise nkomeza Malaysia. Ubu ngubu akaba aribwo naje kugaruka mu Rwanda. Numva ko ku ruhare rwanjye nk'umukinnyi wari umaze imyaka 2 ntari muri competition, naricaye kubera ibibazo bya Covid n'ibindi bitandukanye. Nyuma yaho nari ngarukiye nkabasha kwitabira iyo mikino kandi nkitwara neza ku rwego. Ndumva ko ari ibintu bishimishije kandi bigaragaza ko ejo heza hanjye hakiriho kandi bishobora kugenda neza kurusha ibyabanje. Mugisha mwahuriye he Didier? Mugisha Moise bavuye mu Bwongereza, ndabyibuka bavuye muri Commonwealth. Ni Commonwealth Games muri Australia. Bahise bamanuka bahita bansanga muri Iran, kuko navuye hano ngenja muri Iran, bo bari muri Australia, duhurirayo turakina nanone barataha, ngenda komeza. Ubundi zira kipe professionnel ntago nubwo tukina mu kipe imwe, ariko nshobora kuba ntazi gahunda ye. Impurira nayo mu mukino, kereka nk'iyo turi nko mu Rwanda yenda turi bujane nibwo nza kubimenya, ariko abafite kalendari ye nanjye mfite yanjye. Nimba bambye ati Didi uraje aha, mbona itike ngakurikiza, nimba tuzahuriyeho nkabona duhuriyeho, cyase nimba turi kuvugana nkabanze ngazaje cyangwa se nazaje, ariko akenshi buri muntu wese afite gahunda y'imikino ye ku ruhande rwe n'undi. Ninde mugenzi wawe mushobora kuba mwarakinanye no mu kipe imwe cyangwa se mwarakoranye imyitozo haruguru umukino igihe uherutse kujya hanze y'igihugu kugaruka bikananirana neza? Ntago navuga ko kugaruka byananiranye, kubera ko yagiye ku burenganzira. Ni Mugisha Samuel. Ntago nemeranya n'abantu bavuga ko yagiye akagumayo, kuko nuvuga ngo ubundi ugiye mu gihugu ufite visa uba wemereye kuja muri icyo gihugu. Ikindi afite visa y'igihe runaka, mu gihe rero icyo gihe wenda kitararangira, ntago nshobora kwemeza ngo mvuge ko yagumyeyo, kuko ushobora gusanga ariyo arimo arashaka n'indi ekipe, cyane ko abana ari byiza hari indi mikino inakomeye. Amakuru yageze mu Rwanda ntekereza ko atarayumvisha umuntu umwe, nawe warayumvishe neza. Mugisha mu Rwanda ati baranamubura burundu, kamakuru mu Rwanda yavugaga. Ntago napfa kubyemeza. Ntago napfa kubyemeza kuko amasezerano arahari, tuba muri ekipe imwe. Ntago ndabona muri groupe basizemo ko yahagaritswe mu masezerano, kandi n'ibyangombwa yagendeyeho biracara valide, biracyakora. Ubwo rero gupfa kwemeza ko umuntu adahari kandi n'undi afite uburenganzira bwo gukomeza kubaho ahantu, cyane ko Mugisha ni n'umukinnyi w'aburayi cyane. Umukinnyi ushobora kuba ariyo ari kudiringa n'andi ma ekipe atandukanye. Nako kantu ko kwiburayi cyane niko bavuga bati yagezeyo yereka abantu igihandure, ariko atira nyine hoyorwa ibibaye. Mwe mu mwanya wawe mwaganiye se makuru yo mu Rwanda muvuga hora yamubwiye? Ntago turaganira, ntago tuvugana cyane, kuko urumva nandi mu mikino narindi bize, ntago kuva yagenda ndavugana nawe ngo tugirane ibiganiro birambuye. Ariko makuru ngewe naba mfite kuri we, nkurikije uko mbyumva cyangwa se nuko nari nabibonaga, nuko ntakwemeza ko yagiye mu gihe yaba gifite uburenganzira bumwemerera kubaho hano. Ubu n'ejo wajya kumva arazamutse ahashorongera agarutse cyane, kuko afite uburenganzira, afite visa, afite byose. Mu gitondo ushobora kumva yagarutse. Ibaze rero uvuze ngo uyu muntu ntahari mu gitondo, keretse igihe wenda twakumva hari nk'izindi nzego zabitangaje zivuga ati uyu muntu yagiye ariyo mu buryo atabifitiye ububasha. Ariko ahantu hose waja, igihugu cyacu kiri open, ahantu hose waja ukagaruka ugifite ububasha, ufite ibyangombwa, ndumva ko nta kibazo cyaba kirimo rwose. Umunyarwanda arareba ati buriya nta nduri ivugira ku busa, nta nduri ivugira ku gasozi ubusa. Birebe isanga byaratewe n'iki kugira ngo mugenzi wawe avugweho ibintu nk'ibyo ngibyo? Urumva nyine buri muntu wese wenda bafite ukuntu abayeho muri societe, abafite n'abantu abanye nabo, nuko wenda systeme ye yubatse y'umubano we n'abantu runaka. Ntago nakubwira ngo ni iki kibashingiye wenda babivuga, kubera ko wenda afite inshuti ze ku ruhande rwe, nanjye mfite izanjye, cyane ko aribwo nkigaruka. Ntabwo ndagana n'abantu cyane ku buryo icyo kintu navuga ngo ni ikintu mfiteho amakuru 100%, kandi kuvuga ikintu udafiteho amakuru utaramenya neza burya ntago bari sawa cyane. Ubu nawe washoboraga gutindaho utunsi duke bati Didier byarangiye, bati yaberetse igihandure dikabaye. Ubuse wagenda Didier
ukurikije iterambere ry'igare mu gihugu wagenda? njyewe ntago navuga ko nagenda, nta nubwo navuga ko ntagenda, kuko ndi umuntu w'umupapa ndubatse. ariko ikintu nemera cyo ni kimwe, buri kintu cyose kirashoboka ariko mu gihe cyacyo. nta kintu na kimwe kidashoboka mu gihe wagihaye igihe, ntacyo. keretse byane bavuga ngo kunyuza ipantaro mu mutwe. Nuvuga ngo rongewe ndi mu igare kubera ko ari akazi, ndi mu igare kubera ko nshaka gutunga umuryango wanjye. mu gihe byaba bitakibasha gutunga umuryango wanjye, mbona ahandi hari amahirwe yabasha gutunga umuryango wanjye, why not? ibyo bintu nashaka amahirwe cyane ko ntacyo naba nangirije. mfite uburenganzira bwo gukora icyo nshaka nk'umuntu. urumva ari ahantu hose nakora ubuzima bwafasha gutunga umuryango wanjye, icyo nagikora. Hanyuma rero uretse iterambere ry'igare cyangwa se umukino w'amagare mu gihugu cy'u Rwanda twakomejeho, uyu munsi hari n'umunyarwanda ureba nk'icyitegererezo cyangwa se umwana muto ureba nka Didier nk'icyitegererezo, akanyonga igare amanywa nijoro kugira ngo azabe nka Didier. Wamukumbuza uyu mukino gute Didier? urumva igihugu cyacu gishyigikira urubyiruko cyane cyane, kandi siporo ahanini ni urubyiruko. ubwo rero siporo yampinduriye amateka, nawe yamuhindurira amateka. ntago namubwira ngo kuza mu igare ngo ntago ari byiza, nta nubwo namubwira ngo kuza mu igare ngo ni bibi. gusa icyo namubwira cyo, igare ni impano. igare ni impano, kuba uribona ukumva urushaka kuritwara biratandukanye. bivuze ko ushobora kubikunda ukavuga uti ndabyiga ariko nta mpano bikananira. igare ugomba kuba ufite impano. muntu wanjye, igare bisaba kwihangana. igare rirababaza. bifasha gusobanura icyo kintu cy'uko ibintu ari umuhamagaro. buriya umwana udafite impano yo kwiga, hari ukuntu yajyaga ku ishuri, ubundi biba binagaragara mbere y'igihe ababyeyi bagakwiye kubabona ibyo bintu. umwana udafite impano yo kwiga aje bamukubita rimwe agahita asiba, agahita yanga kongera gusubirayo. ku igare rero naho ushobora kuja kwitoza rimwe ukaba wakora accident, kuko ibyo ni ibintu tubana nabyo. wareba ukuntu umeze ukavuga ati ibi ntago ari ibyanjye. ariko kubera iyo ari umuhamagaro wawe, yari impano yawe birimo bigahura no kubikunza, icyo kiraba don't take care, ugakomeza ku buryo uhura n'inzitane nyinshi ugakomeza. igare rero nkurikiza urwego ribabazaho, ugomba kuba ufitemo n'impano, ugomba kuba icyo kintu cyiyumvamo. kubabaza ushatse kuvuga iki? kuko hari n'umuntu ureba iriya shusho yawe cyangwa se abandi batwazi b'amagare, kareba umutima bafite n'imbaraga bari gukoresha n'umunaniro, akavuga ati byibura abantu baba bakoze ako kababaro. rero niko turi kugira ngo twumve, udufashe kukumva nk'umuntu ukanyuramo. ni ukuvuga ngo ubundi akababaro k'igare ntago nakubwira ngo nakanga kuko katagaragara, biba bisaba kugira umuntu agafiringe. ubwo wenda kugira ugafiringe, kereka wenda uri nko ku igare nanjye ndi ku igare, nkagerageza kumva ko wabifiringa. ariko uburyo umuntu ashobora kubabaramo ku igare, urumva afite pressure. icya mbere icyo kintu hagikunze ashaka kugikora, ariko hari urwego ariho, hari n'ibyo ashaka, hari urwego biriho. bivuze ngo biramusaba gukora cyane, nk'uko no mu buzima busanzwe ariko bigenda. ariko uzatangare ko ku igare bashobora gushira urugero katushiye mu mafaranga. ndatekereza abanyarwanda 80% bazi umusozi wa Buranga cyase Shorongi. urabona uzamuka harabwiye muvuye ku giti cy'inyoni, hari ahantu haba alimentation, bakagufata ubona mugenzi wawe bakabwira ati hara hejuru hariyo miliyari. ugerayo ayitore, ugerayo mbere muri batanu ewana, tukazamuka ukazamuka, waba urimo urareba nko muri metero 50 ubona wahageze, ukabona mugenzi wawe aguciyeho umureba, nta n'ikindi kintu wakora, nta n'ikindi kintu warenza, basi ukayareka akagenda uyareba. ibyo mbivugiye iki? nuvuga ngo muri Tour du Rwanda habamo amafaranga menshi n'indi mikino itandukanye. kuba utaje rero ngo uwa mbere ufate ayo mafaranga, naho umuntu umeze neza ukora ibintu birenze ibyo ufite uyu munsi, uvuge ngo uyu munsi ndi Didier ariko ejo nzaba ndundi birenze, urumva haba harimo ikintu kigoranye cyane, harimo ikintu igare rirababaza bro. igare rirababaza. nta kuntu nabibumvisha neza, ariko igare rirababaza. niyo mpamvu navuze ngo uwo muntu agomba kuba agikunze. ntabwo igare warijanamo umwana umuhatira, we ubwe agomba kubyiyumvamo akabijamo kubera ko abikunze kandi akabishaka.
noneho byahurana n'impano ye bikaba umunyenga amata akabyara amavuta. Abantu bagira ngo ni ukubatera ubwoba muri uyu mukino no kubaca intege mu mwanya wanjye. Ntabwo ari kubatera ubwoba. Iyi si turimo uyu munsi buri muntu wese akwiye gukora, kandi icyo ukora cyose kirakuvuna. Kubera icyo ushaka ko mbabwira ko byoroshye? No, mbere y'uko utangira ikintu manza umenye ko gikomeye. Iyo umenye ko gikomeye ukitegura neza kurushaho. Kera ndabyibuka, iyo wajaga kurya ubugari turi nko mu rugo turi abana twicaye, kubera ko akenshi hari umuntu ukanje ubugari hari n'utabukanje. Uvuga ngo iyo ukase ubugari ukamira uba wumva byoroshe. Noneho urumva cyagiye mugiye gusangira muri nk'abana, umubyeyi akavuga ati muze murye, hari igihe ukata ukarenza ubwo wagakwiye, ukarenza ubushobozi umuhogo wawe ukwiye kwakira. Menya ingano y'ubugari wagakwiye kuba wafasha. Ibyo bishatse kuvuga ikirere. No ku igare ntago ukwiye kuza ngo uvuge ngo ngiye ngo nukunyonga ngo kara kagare ngo hari abenshi bavuga ngo sije ngo c'est vitesse y'igare si moteri. Vitesse y'igare ni umuntu. Iriya ni imashini yimura, ariko kugira iyo mashini yikarage ni umuntu uyisunika, ntabwo ari moteri. Bivuze ngo rero igare rirakomeye, ariko ku muntu uri kunda itsoke. Didier, uti igare ni umutima ukomeye cyane, bagomba kurizamo. Ni byiza ryabahindurira ubuzima, ariko bakamenya ko bakwiye no gukora cyane nyine. Ntabwo igare ari ukuza ngo ni rolling fighting, ni uguhangana. Uru rukundo rw'igare runatuma ugera mu marushanwa cyane ko byatangiye ari umuhamagaro cyangwa impano. Uyu munsi nka Didier urukesha iki? Ese igare rimaze kukuvana he rikwerekeza he? Ubona ugeze ku kihe kigero ukesha igare? Urwego ndiho uyu munsi mu buzima busanzwe nibeshejeho. Ntabwo mba nihagije n'100% kuko umuntu akenera inshuti, abavandimwe, ariko urwego ndiho uyu munsi ndiho kubera igare. Ni nako kazi kanjye ka buri munsi. Rero ni ikintu mvuga ko cyahinduye ubuzima bwanjye, kuko navuye ku rwego rumwe ndi umwana mfite imyaka 15 ndazamuka, ubu ndi umupapa mfite umwana mfite umugore. Numva ko ari urwego rwiza, umuntu agezaho gushinga urugo kandi rukabasha kubaho rugakomera, n'Imana ikamena umugisha. Urumva ko aba ari sawa kabisa. Ubona uramutse uhagaritse nk'umukino wo gutwara amagare wakurikizaho iki Didier? Ni iki ubona hanze hakindi wakora nk'iyo birebye? Kuko birumvikana ntago uzagomba gukina igare mpaka. Ubundi ukuntu mbyumva ku bwanjye, nimba igare ari ryo nabayemo imyaka 10, ubundi iyo ubaye mu kintu imyaka 10, iyo ukoze akazi igihe imyaka 10, mbyumva ko umeze nk'umuntu ufite hari masters n'icyo kintu. Gukora ikintu imyaka 10 ugikora kandi ubona ugikora neza kiguha n'umusaruro, bishatse kuvuga ngo nagakwiye kuzavuga ndetse igare, ariko nkanaguma hafi y'igare ngafasha bari umuntu abanjye bibaye bishoboka, mbaye mfite ubwo bushobozi, nkagira nanjye undi musanzu natanga mu ibyo bintu. Okay, nshobora kuba nashinga equipe mfite ubushobozi aribyo nifuza, nshobora kuba nawe umutoza bibaye binshobokeye, umuntu ntagamenya wenda uko bizaba bimeze, ariko nicyo nakwifuje. Nicyo kuko n'ubundi kariyeri umuhamagaro wanjye no igare. Ntundi rero ko mwanjye guhinga nje gucuruza, hari igihe nshobora kubijamo nkumva ntago bikunze, nkumva ntago byakunda, ariko whatever no, Imana ifite byinshi iteganyiriza umuntu byanakunda. Nta kujya kure y'igare, nta kujya kure y'igare, ariko icyo ntekerezaho cyane ngiye ntekerezaho uyu munsi, kuko ubundi akenshi hari igihe mbona ejo hazaza ntago habaho. Kubera iki Didier? Ahubwo ejo hazaza ushobora kuhahimba. Ushatse kuvuga iki? Ni kuvuga ngo ejo hazaza ntago mpazi aho nzi n'uyu munsi. Ibyo ndi gukora uyu munsi rero nkwiye kubikora n'imbaraga zanjye zose. Ntago ngomba kusavinga, ntago ngomba kurizeriva. Nimba success uyu munsi bizamfasha n'ejo kuba success. Sinzi nimba turi kugihuriza, ariko guteganya ejo ntago nzi biri bube mu kanya. Ibyejo nige nujyanya gasani, namba nshatse kwinjira mu bintu bindenze kandi Imana itashatse komenya, ariko ibyarangiye nshobora kubishingiraho ngakora iby'uwo munsi.
icyo nakoze ejo nimba kitaragenze neza icyo ndimo uyu munsi nagikora neza kuko uwo munsi nkurimo. Bivuze ngo rero ejo hazaza ushobora kuhahimba hakabaho kubera ibyo wakoze uwo munsi. Iyo usinziriye cyangwa se iyo uryamye ushize ubwonko kugihe ubona icyerekezo cyawe cyangwa se intumbero ngari ku mukino w'igare cyangwa se mu gutwara igare usa n'uwihebeye ubona ari uwuhe? Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi bitewe n'uko ndi kubona muri Afurika ibintu bya road race hari igihe biri kugenda bigabanyuka. Ni ukuvuga ngo igare rikinirwa muri kaburimbo mu muhanda Tour du Rwanda nyine aya ngaya, ariko urebye hari iyindi mikino ikuzamuka ya mountain bike za gravel. Urukone ejo bundi mu Rwanda turakira Rwandan Epic, nzayitabira kuko ndabyifuza nkuko nari nagiye kwitabira izo mu mahanga za Swiss Epic na za Runners. Iyi ni imikino yo gutwara mu misozi, mountain bike ni amagare yo mu misozi. Tukagira na za gravel, dufite competition ya Race Around Rwanda bazenguruka igihugu. Iyo ugiye muri Kenya usanga bayifite bita migration imari Miss Town. Iyo ugiye Tanzania barayifite Evolution nayo menza ari Miss Town ahari ndatekereza. South Africa bafite nabo nk'imikino enye ya gravel. Urumva ko iri iyo mikino irimo irazamuka cyane kurenza uko imikino ya road race iri kuzamuka. Bivuze ngo rero mu buryo bwo kugira ngo umukinnyi agume muri position uko abagomba guhorana ama competition ibintu nk'ibyo byose. Bivuze ngo rero nibyo nshaka kureba ko na focusingaho cyane ko byo bigira na resistance ndende, ushobora kubinyonga igihe kirekire mu gihe road race wenda hari imyaka ugeraho bagashaka kurimita, ariko byo urakora nyine. Abanyarwanda bifuza intsinzi z'ahazaza n'ahandi. Uyu munsi nicyo usezeranya Abanyarwanda, by'umwihariko haba hari abantu bakunda Didier, haba hari abantu bakunda amagare babibona mugenda mu gihiriri bamugane wa munati bareke bagenda ikivunge bagafana batazi nabo bafana, ariko bafite rwa rukundo ku mutima rwo gukunda igare. Kandi ngira ngo mu myaka yashize nawe byarakugaragariye ko hari Abanyarwanda benshi bakunda umukino w'igare, cyagenda unabibona cyane aho munyura uko biba bimeze. Abanyarwanda urabasezeranye cyangwa se urizeza iki gihugu cyawe icyahazaza? Muri rusange icyo nasezeranya Abanyarwanda twe nk'abakinnyi turahari kugira ngo dukore tubahe kwishima cyane, kuko natwe nibyo bituma hari icyo twumva ko dushoboye. Natwe ku ruhande rwacu hari ibyo twifuza, hari ibyo tuba tugomba kubona. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe natwe dukora ababishinzwe komeza kuzirikana ko twakoze kandi bakabyubahiriza nk'uko bikwiriye, ndumva ko nta kabuza tuzakomeza dukore cyane se niyo by'igihugu tugomba kubikora. Hanyuma nanjye niho naganishaga, hari abakinnyi mukinana umunsi ku wundi, ubonye ko amagare mukora nk'ikipe ikomeye, ariko hari n'ubuyobozi bwite buyobora amagare mukora, hari ubuyobozi, hari abakoci n'abatoza. Murabasaba iki kugira ngo uruhererekane rw'igare mu Rwanda rukomeze rushinga imizi? Ikintu tubasaba ni ugukomeza kudushyigikira kandi bakamenya ko bari mu nshingano zo kuzamura imikino y'amagare, bakamenya inshingano zo kuzamura umukino w'amagare nk'uko nanjye ngomba kumenya inshingano zanjye ko ngomba kunyonga igare. Ngomba kubyuka nkaja kwitoza, ngomba kubyuka ngakora kugira ngo mbone resultat. Ariko hari abagomba kuba babigizemo uruhare, ntabwo ari njyenyine, harimo abayobozi, harimo inshuti, harimo n'abandi bose n'Abanyarwanda muri rusange kutwenkuraje bati okay mukore, iyo ukoze ibintu bakabonamo abantu babyishimira. Ntabwo cyane ugasansize nk'ikintu kuri Twitter ndahanga nkabona abantu bangaye bararayikinze bateye comment nyinshi zikaba ari nziza, ni nako mbitekereza, ntago ndabona wenda ibintu bigongana, aba ari ikintu kidushimisha. Rero natwe tuba twifuza ko ibyo byose twakoze bivemo n'umusaruro udufasha ejo hazaza n'imiryango yacu, uvuge ngo ndimo ndakora ariko nanjye ndimo ndaba umugabo. Ibi ndimo ndakora birimo birangira umugabo kandi koko nkwiye kuba umugabo. Ibyo rero n'ubundi abayobozi nabo baba bakwiye kubisuzuma kuko baba babizi bakabitunganya. Niba mbyumva neza, murakeneye ko imbaraga mukoresha haba mu gukora amagare cyangwa se n'ubundi bwitange binajyana n'umusaruro uvamo.
hakeneye kugira ikintu gihinduka bakagira birashimisha, ntabwo wavuga ko bidashimisha, ariko nta nubwo bikwiye kugumaho bikwiye kuzamura. Urumva buri muntu wese agomba gukura yishira, bikwiye kuzamuka, ntabwo bikwiye guhera hahandi ngo buri gihe ngo ko byari muri 2010 ngo abari nako biba muri 2022. No, bikwiye kuzamuka kuko natwe ngomba gukora cyane kugira ibintu bizamuke n'ibindi bikazamuka. Nimba uri gutera imbere uje ahantu zana n'ibintu byose, wigira ibyo usiga, kuko nimba uri gukora umushinga runaka ukajana kimwe ikindi ukagisiga, hari uzagera imbere ugasanga cya kindi wose wari ugikeneye kandi utabasha kuja kugifasha. Niba bizamurira rimwe byose, bazamura. Urabona tuzakira mu shampiyona y'isi, twagize amahirwe Tour du Rwanda irazamuka, izaba iri kudutegura neza, bazamure n'urwego rw'abakinnyi. Tour du Rwanda yazamutse, okay, byiza cyane. Urwego rw'abakinnyi rwo rwazamutse, nimba rwazamutse, alright, it's okay. Hanyuma ati Tour du Rwanda yarazamutse, ni ngombwa ko n'ababikoramo cyangwa bafite bahuriye n'igare ibizamuka. Ese yazamutse gute, urabihuza gute nuko yari imeze mbere nuko uyu munsi ihagaze? Nkuko natangiye mbibabwira, iyo nkira competition mbiyemo Tour de Rankawi 2 Pro, iyo yari 2 Pro yitabirwa na World Tour. Nuvuga ngo 2.2 hari amakipe atabasha kwitabira kubera ko iryo rushanwa riri hasi. Ntago wabona aperi iri kuja gukina mu cyiciro cya kabiri cya Sereyo Sport, iri mu cyiciro cya mbere kubera ko bimeri. Nuvuga ngo rero natwe ivuye kuri 2.2 ikaja kuri 2.1, amakipe arahinduka. Hari amakipe ari mu rwego rwo kuza gukina ayo makompisiyo ya 2.1, ayo makipe agira ute abenterese kuza kwitabira kuko yabonye indi rushanwa. Kuko nta makipe y'Uburaya ntekereza ko baba bakeneye kuza gukina amarushanwa nk'aya ngaya kugira babone amapoint, kuko kuri rank yise amapoint agabanyuka nayo bagenda bakumanura, baba bikeneye. Nuvuga ngo rero ikintu gituma wenda abantu babona Tour du Rwanda yahindutse, Tour du Rwanda nimba izamuye urwego n'amakipe arazamuka, haraza abantu batandukanye n'ababandi, ariko twebwe abakinnyi turaguma kubenda ku ruhande rwacu nka ekipe z'abanyarwanda, turi babandi. Nuvuga ngo nimba haje abakinnyi batandukanye n'abanya amakipe twahanganaga, ariko twe tukaba turi babandi turi guhangana, hari ikintu kiri buze kutugoramo. Icyo kintu ni iki? Ni ukuvuga ngo yazamuye urwego, amakipe yazamutse. Ni n'ikintu kiza dukwiye kwishimira kuko bise bitwereka urwego twe turiho n'urwego dukwiye kugera. Swat ikirakurikira ni ikirere ko Tour du Rwanda yazamutse, hakaba hazemo amakipe akomeye. Abanyarwanda dukunda intsinzi, ntabwo dukunda kwiruka twitabira. Bivuze ngo iyo umunyarwanda yatsinze ntago aba yumva ko gusubira inyuma ibyo bintu ari byo. Bivuze ngo icyo kintu bisaba ikirere. Babakinyi natwe rero tugiye kubafasha, tubafashe ibishoboka, bazamuke baje kuri rwa rwego nabo ku buryo bahangana n'ubundi na babandi baturutse i Burayi. Icyo nta kindi bisaba. Ikintu bisaba nuko aya makipe aza mu Rwanda ku bantu babifitiye ubushobozi, kuko ntago wafata umukinyi wibereye mu Byangabo, wibereye Rwamagana, Karongi, mumubwire ngaje kureba directeur w'ikipe runaka ikomeye ngo bicare ngo bagane, barabagabo barabakire bro. Hagomba kuba harimo umuntu hagati uri buhuze umukinyi na ya ekipe. Nimba bafasha abakinyi gushaka ba manager, sinzi ukuntu henda babikora mu buryo bagira systeme zabo. Noneho abakinyi kubera ko ntago iriya mikino bari abakinyi bakina kugira bagere kuri rwego, hari igihe bitaba ngombwa ko amakipe nationale yitabira, ku buryo na twavuga ngo ministeri zafata cyase baterura ikipe y'igihugu ije gukina iyo mikino, ntago byakunda kuko ntago babona ikipe y'igihugu muri Tour de France, ariko abakinyi bajayo. Bivuze ngo dukeneye natwe abakinyi benshi bakomeye ku mugabane w'Uburayi bakina muri aya ekipe ikomeye, bitabira iriya mikino nkuko nanjye nyivuyemo, tukaza tuza turi benshi. Kuko n'Abanyaritira nimba bari kuza bagatwara Tour du Rwanda, ntabwo ari kwiza ngo ayitware yambaye national team, ari kuza agatwara Tour du Rwanda ari muri ekipe iturutse i Burayi, afite abakinyi bakomeye, afite experience, avuye nayo muri ya mikino. Kuko ya mikino nimba urugero hano, urugero twitoza average speed akaba 36, Tour du Rwanda ikaba izaba ifite average speed akaba izaba 42. Ibyo bintu birahabaye. Bivuze ngo rero nimba ngomba kuja gukina competition ifite average speed izaba iri muri za 42 muri totale, nanjye nkeneye kuja kwitoza kuri uru rwego. Urwo rwego rero nta handi ndarusanga mu makompetition
ayo makompetisiyo rero ndayabona gute nuko nkiye kuja muri ya ekipe si nuko ntasimbuka ngo ngoye ndasabwa gukora nimba nakoze harasaba iki rero hakeneye umuntu uri bumfata akampuza na ekipe ko nta bushobozi mfite ubwo ni rwa ruhare rero federasiyo igomba kuza igafasha abakinnyi batoya bakizamuka ikabamo hagati ikabahuza n'ayo ma ekipe nimba ari ama ekipe aje ntaje ngo yitabire hano iwacu yenjoyinge yatsinda asubireyo gusa naze tugire n'amahirwe yo kuba byati mwadufatiye uyu mwana akakora stage guca bagabana bakagenda bagira ayo mahirwe kuko ndatekereza ko natwe byadufasha kuzamuka cyane ndetse bikazanadufasha kwitwara neza muri champion y'isi mu gihe ibyo bidahari bishobora kugorana byakomeza kugorana kuko urumva bari muri champion ikomeye i Burayi bakina imikino ikomeye twe hano muri Afurika birebye dufite Tour du Cameroun nabwo basigaye banga kudutumira baduhora ko twatsinze ngo neze ko nagiye nge nimba mpagurutse perezida wa federasiyo kanya ati Didier ndakohereje gihinduza n'iki kintu ngiye kukizana ntago ngomba kuyizana ubwo rakaba abanyarwanda iyo baje hano babaje gutwara amanota kandi nabo biriya bihugu ubundi babyumva ko bikwiye kuyigumana so ugasanga nk'ubu Chantal Bia ntago baduhamagaye wenda niko mbitekereza cyase hari izindi impamvu wenda ngiye niko mbyumva bitewe nuko mbibona ugasanga wenda Tour du Cameroun wenda ntago baduhamagaye ugasanga habaye n'indi mikino za Benin ntago tugiye urumva ko amarushanwa ari kutubana make muri Afurika ariko tubana make atanatubana make nta nubwo ari nayo dukeneye ntago dukeneye zira competition kugaza dutegure muri Tour du Rwanda dukeneye competition muri Aziya za Turkiya hari za Malaysia tuvuye ni Burayi competition ziri ku rundi rwego kuko iyo tugiye muri Afurika turayizana dukeneye kuzantura baduha challenge cyane birashoboka kuko hari ubushake n'ubushobozi byose birashoboka mu gihe abakinnyi babyiyumvamo ari bo bagomba kubishira mu bikorwa kubera bumva ko birashoboka ahubwo ayo marushanwa nibayashake aboneke bohereza abana baje gukina mu competition hano muri Afurika ntabwo hadushira ku rwego twifuza nk'abakinnyi bashaka gutwara Tour du Rwanda ntabwo byakunda vuga ni stage mu igare ikorwa stage ishobora kubamo kubera ko hari igihe nk'ikipe ishobora kuba ifite nk'abakinnyi wenda ko byati twebwe umukinnyi ntago tumuzi kwako nyine urumva ntago baba tubona ku ma competition mpuzamahanga ntago tumuzi ntago rero turaje guterura bije ngo tumurambikeho tumushireho ibintu byose tutamureba neza cyane ko na CV turabona ni muri Afurika nta kintu twizeye rero hari umukinnyi dubati ngewe mumfate mu gihe cy'amezi ya naya nkora akazi murebe icyo mbasha kuba nakora hari gere y'umukinnyi agize ayo mahirwe akageramo ahita agaragaza icyo ashobora gukora bikamuha amahirwe yo kuba yabona amasezerano muri ekipe ni nkuko no muri football umva ati umukinnyi agiye hana gukora igeragezwa ni nk'igeragezwa mbega mu igare birashoboka nawe kubaje muri ekipe ugakora stage bakakureba babona bagushimye bakaba bagusinyisha dukurikije aho urugendo rw'igare rwavuye naho rugeze uyu munsi twizere ko nibitarashirwamo imbaraga zikwiye cyangwa se bitaragezwa ku kigero gikenewe bigendanye n'ikinyejana turimo bizagenda bitungana ari nako Didier tugushimira ku mwanya nk'uyu nguyu w'ikiganiro wagiranye na MI murakoze cyane kuba mwafashe umwanya mukadutumira ni ibintu twabashimira cyane kandi mbabwira ko mugomba kudufasha kuko uko abantu barimo barashigikira entertainment ya industry ya music natwe mugomba kuza mukadushigikira kuko twese tugomba gukora cyane kugira ngo tumekinge shoka ko buri ruhande rwose rwazamutse uko hari gihe mba nkurikira YouTube nkareba ibiganiro bigenda biro ukuntu industry ya music iri kugenda itera imbere avuga ati nanjye naba proud yo kubona na siporo muza mukadufasha rero nka gucyumpamagaye nkaza tukaganira tukagira ibyo tuvuga abanyarwanda tukabasobanurira umukino w'igare birafasha cyane ko nkanjye nimba ndi umukinnyi nsobanura ibyo mbamo nsobanura ubuzima bwanjye bwa buri munsi bw'igare byorohera abantu kubyumva cyane bivuze ngo nimba dufite event nka Tour du Rwanda dibuze Tour du Rwanda kajaja kuba hari abakinnyi bakoze ama interview bagiye basobanurira abantu byazafasha abanyarwanda kumva noneho impamvu Tour du Rwanda munyarwanda uyu munsi atayitwaye no kubera iki ese nuko adashoboye ese kubera iki hari impamvu nyine barimo barumva igare kuko hari n'igihe bashobora gushiraho ibyo byose bishoboka ariko bikananga
atari ukubera yuko umukinnyi byamunaniye, atari ukubera yuko ubushobozi bukeneye butatanzwe, kubera harimo system, harimo tekinike, harimo ibintu byinshi bakeneye gusobanurirwa bakamenya. Kandi abanyarwanda bakunda igare pe. Mvuye imahanga ni hake hashoboka ushobora kugenda ngo ukine stage, wenda urugero nk'Inyabugogo iyo tuhanyuze abantu buriye ama etage, ukaza hano mu cyaro nkani wacu ukareba haraza kwikora za saswara, ukabona umuhanda abantu bafunze bahuruye baje bavuye mu mirima bafunze amaduka, nikikwereka urukundo. Buriya wakwemera uburyo ki abantu bakunda igare ribaye ribera muri stade, arena yakuzura, ntago babona aho bajya, riri bubere muri stade. Bivuze ngo rero abanyarwanda dukunda igare, ni impano yacu. Ni byiza tugiye tubona ibiganiro nk'ibi tukagerageza gusobanura abanyarwanda ko igare rimeze, natwe bakumva ko umukino turimo ntago ari umukino ugayitse, ni umukino waguteza imbere kandi wakora cyane ukaguhindura n'ubuzima. Byadufasha cyane kuko nuko natwe dutanga ibiganiro biradufasha kubakiriza inama. Ikipe yacu akugufasha bitewe na nimba ufite nk'aba followers kuri Instagram, nabyo hari amakipe abishingira anyway, kavuga ati umukinnyi naza kurikirwa n'abantu bangaye kuri Twitter, kurikirwa n'abantu bangaye kuri Instagram, kuko iriya kipe burya nta kintu mu igare, ntago ikipe ikintu kwishura ni marketing. Nuvuga ngo rero nifotoje ifoto n'umwenda ikipe igasanga ndakurikirwa, bimpa amahirwe yo gukomeza umwaka utaha. Bivuze ngo rero ku bantu badukurikiye, mwaje kuri Munyaneza Didier kuri Instagram, niyo mazina yanjye Munyaneza Didier .3, mugakora like ku bintu mubona nasizeho byiza, cyane cyane follow, ndetse no kuri Twitter Didier Mbappé na TikTok ndayikoresha kugira ngo mubashe kuduha n'uwo musanzu mwamukoze cyane, kuko iyo bizayongiza followers nkazamuka cyane, equipe tubona ko nabasha kwamamaza ikagenda iduha amahirwe. Ku bakunzi rero ba Emma Irene, Emma Impaya, sorry, Emma Impaya ni bagomba kumva ubusabe bwanjye bakagerageza kubikora. Kandi ndanabashimiye cyane, nshimira na Irene uburyo kimbona atanga ibiganiro ku mpano zitandukanye, ko buriya ntago aba ari buri muntu wese ushobora kubona amahirwe yo kuza kuri interview. Ubwo rero nimba agenda akareba umwana wumva ko hari ikiganiro nigeze kubona cy'indirimbo nakunze menza ariwe, yuriya mwana ntuza Kenny, amusanga mu mihanda, irandimo ngo y'imihanda, Imana y'imihanda na badorukasi, niyo Bosco ndamufana, indirimbo ze ndazifana byatari. Urumva rero birabidufasha kuboostinga tukabona impano zitandukanye. Bro, hari impano nyinshi ziri mu byaro ariko zitagaragara. Rero iyo dufite abantu bari gutera izo ntambwe zo kugenda baja mu cyaro kuzishaka, haba mu mwobo, haba muri parafo, ku rusenge, izo mpano turazishaka ku isahani. Kuko impano ibundi impano z'abantu, impamvu mugomba kuza kuzishaka, umuntu yigiramo impano akayifirwa, ariko nk'umuntu afite impano ariko ntaho yayinyuza, kuko impano ntago itora aho ugomba kubura. Ntago impano ishobora kuvuga ngo uri mu ngango mfite, ngo wenda urugero kavuga ati mfite umuntu ukomeye iwacu, ni mfite impano, abwirira ko impano ni Imana yigo. Bivuze ngo rero nimba ukeneye abanyempano ukwiye kuja hose, kuko abantu baba bafite izo mpano Imana yazihaye ariko kuzigaragaza bigoye. Niyo mpamvu rero nimba hari abantu bakora ibyo bikorwa by'urukundo bakaja gushaka abo bantu bakabafasha, bikagira n'icyo bihindura ku buzima bwabo. Respect kabisa. Asante sana Mbappé. Sawa, murakoze cyane.